Mu gice cyatambutse mu nkuru inzitane twasize uwitwa Gadi ariwe mukuru wa Lucas ndetse akanaba muramu wa Jenta. Uyu yaramaze kuhasiga ubuzima nyuma y'uko ibiryo bari bateguriye Jenta ariwe wari ubiriye. Mama we yashatse icyo akora arakibura, cyane ko ari we wasaga naho yihekuye. Inkuru yacu reka n'ubundi tuyitangirire kuri Layla ndetse na Lucas na Jenta na mama wabo. Mama wabo we ntabwo aba avuga ko biba byamurenze, mu mutima aba arimo yishinja ibintu byinshi, ari nako avuga atari ko se mama, iyi nkuru izavugwa he? Izavugwa kwande? Neza ndihekuye, neza umwana wanjye ndamwirangirije. Yatekereza ku mfura ye amarira akaba menshi. Dahira we ntabwo aba abyumva, ahera akabaza musaza we Lucas amubwira ati mbwira papa Abi nakosoye Lucas. Undi ati it's okay Abi ni umwana wanjye nubwo atakiriho, hari benshi cyane n'ubundi bakinyita papa Abi, kubyikuramo byarabananiye. Bamwe na bamwe barabinyita kandi ntacyo bintwaye, ahubwo nyine n'ibijya bigucika ntukikanga. Dahira ati yego ndabyumva, ariko nyine mbwira what happened? Gute Gadi ntiyigeze arwara? Nta n'igicurane, nta mutwe, nta umugore we nigeze amamagara ambwira ngo uwo musaza wawe ararwaye. Gadi apfuye ate? Ese ni ibiki biri kuba muri uyu muryango? Abi aragiye, nta mwaka urashira, nta ntituranibagirwa, none na Gadi aragiye. Ibi bintu biri too much ni ukuri pe, aho bigeze biteye ubwoba. Ese basi muri kureba ibintu biri kutubaho? Ese basi ni iki cyakorwa? Umuntu akora iki? Agendere ku ki? Yitwararika ate se? Lucas ati byihorere, nanjye byancanze, byanshobeye, kugeza ubu ntago ndi kumva ikintu kiri kuba mu muryango wanjye. Umwana wanjye w'imfura aragiye, nibuteye kabiri n'uwo na mukuru wanjye aragiye. Ikintu gitangaje, Gadi ibimenyetso yari afite ni nka bimwe Abi yari afite. Ni icyorezo cyaziye umuryango, ni akarande kari muri twebwe, navuga ngo ni indwara yo mu muryango ifite uko ifata abantu bagapfa amarabira. Ibi bintu ku myaka yanjye nibwo nabibona. Mama dusobanurire, ibi bintu na mbere hose byigeze bibaho? Mama Lucas azunguza umutwe arimo ahakana. Layla yitegereza mama we mu maso, akamwitegereza, aherako agafata mama we ukuboko mujyana ku ruhande, akamubwira ati mama mbwiza ukuri, mama ni iki cyabaye? Ibi bintu uko mbona bidasobanutse.
mama niwe waba wiyiciye Gade? Niba Gade yari afite ibimenyetso nk'ibya Abi, ibi bintu mama ushaka kuba biri inyuma. Mama ahera akamubwira ati se reka nkubaze, ntabwo urabyara ariko nawe uzabyara, simbona utwite? Ubu se ubu kano kanya bakubwiye ngo iyo ndayikuremo wayikuramo? Nange umunsi wabyaye bakakubwira ngo uwo mwana we muzane bamutambemo ibitambo nangwa apfe, wabyemera? Kuki wumva ko naba nihekuye? Imfura yanjye Gade, umwana wanjye umwe rukumbi wanyumviraga, wanyubahaga. Erega mwebwe n'ababyaye inyuma, uriya ni imfura yanjye, mpombye byinshi. Ngaho mbwira ukuntu nari kujya kwihekura, wowe uri njye wakiyicira umwana? Yagira ati mama turaziranye njye nawe, ko wishe Abi ntago ari umwana wawe, ntago ari umwuzukuru wawe. Mama ndifuza niba ari wowe wambuye Gade ubuzima, ko ibyawe byajya ahagaragara. Ndifuza ko ibyawe byajya ku karubanda sikakota. Kecuru araseka kambwira ati umva nkubwire rero Raila, ibyo wifuza ntibizigera bibaho. Uretse ko kuva mpfushije umwana wanjye, munyitege, ntabwo mwese rwose Mana yanjye mwongeye gukora ibitabaho. Raila ati mama njye nitandukanyije nawe, simfite ibimenyetso simusiga byajya kuvuga amabi yawe, ndetse n'uwabyumva yanseka akavuga ngo ufashe umwanzuro utari wo, uriya ni mama wawe. Ariko mama aho bikwiriye nzakwitambika. Nta muntu wo mu muryango uri bwongere gupfa hejuru yo kwikunda kwawe. Ubu se ubu ngubu ko musaza wanjye mukuru agiye wungutse iki? Kandi ubu mama wabona yari hari ukundi kuntu wabigenje, waramugaburiye nawe nk'abandi bose, wasanga hari ikintu mutigeze mwumvikanaho bigatuma wumva wamwambura ubuzima. Mama waba uri umubyeyi gito bigeze aho? Ndahera kakamwihorera aho kugira ngo musubize, ahubwo akigendera. Lucas aragenda agashaka amafaranga, agategura ibintu byose, mukuru we Gade bakamuherekeza mu cyubahiro. Gusa Jinta we ntago aba abyumva, atangira gusenga, abaza Imana ibintu byinshi. Ajya ahantu agasenga akabaza Imana, akavuga ati Imana uri Imana kandi urasobanutse, uri Imana isobanura ibidasobanutse, ufata ibitaremye ukabirema, ibitariho byose urabirema, ibidafite ishusho ubihereza ishusho ya nyabyo, ibyayoberanye n'ibisobanye urabisobanura. Ndi imbere yawe nciye bugufi, ndi umunyabyaha sinkwiye kuza imbere yawe, ariko dawe hari icyo nshaka kukwibariza. Niki kiri kujya mbere? Ndi kwibaza, umuntu umwe muri famiye ari kugenda, habanje imfura yanjye Abi, none hagiye muramu wanjye. Mana ni ibiki? Najyaga nkutabaza ukanyumva, najyaga ngusobanuza ukansobanurira. Erega uracyari ya Mana yumva abayisenga, ya Mana isobanura, ya Mana itajya ijya kure y'abayitakambira n'abayitabaza, ya Mana yumva.
aho rwakomeye higaseruka kandi igatabarana ingoga. None Mana nsobanurira, niki kijya mbere, habaye iki? Ntabwo mbyumva. Dawe data wa twese uri mu ijuru, Mana ndakwinginze niba wabasha kunyumva, niba nkugireyeho umugisha, basi nsobanurira. Arimo asenga, ijwi ry'Imana riramusanga, akambwira ati mwana wanjye Jinta, ndi Imana ikuzi kandi ikwitayeho, ndi Imana ikubereye maso, Imana ikurebera aho utabasha kureba, Imana yakurinze kuva ukiri urusoro mu nda ya mama wawe, Imana igufiteho umugambi, Imana ikurwanirira izo uzi n'izo utazi, kandi n'ubu nkubereye maso. Gusa mwana wanjye, aho gusobanuza ikijya mbere, ambara izindi mbaraga, usaba imbaraga z'ikindi gihe, kandi wibere maso. Ntukagire icyo urya nangwa se icyo unywa utambajije, kandi ntukagire aho ujya utangishije inama. Mwana wanjye nzakurinda mu majya n'amaza. Urugamba rurakomeye kandi rugeze mu mayina. Erega nubwo utabona, uri mu ntambara. Nubwo utabibona, uri hagati y'amasega aryana. Ni byinshi bigushinyikiye, ndetse ni na byinshi biguhanze amaso. Gusa mwana wanjye, ndi hejuru ya byose, ndi Imana ikurinze, kandi nzakomeza kukurinda. Ndirahiriye, ndi Imana irinda ijambo ryanjye, sinjya nivuguruza, nzaguma nkurinde, nzakomeza nkurinde, kandi n'ubu nkubereye maso. Usenge cyane, usengera umuryango wawe, kandi nawe ubwawe wisengere. Ibindi si ibyawe bimparire. Intambara n'amakuba by'umukiranutsi ni byinshi, ariko mukiza muri byose. Ndakurinze, wikuka umutima, kandi n'abawe ndabarinze. Nta kindi kintu Jinta akora, asenga ashimira, agashimira Imana. Tuve kuri Jinta, twigire kuri Layla, aha bari mu rugo rwe, ndetse n'umugabo we. Layla aba yicaye asa n'uwigunze, umugabo we aza amwegera, akamubaza ati se kandi umeze neza? Ko mbona utishimye? Layla ati erega mugabo mwiza, ntabwo ndi kwibaza ibintu biri kujya mbere, kugeza na n'ubu ntabwo ndi kumva ibintu biri kugenda, biri kuba ibibazo n'uruhuri mu muryango wanjye. Musaza wanjye ntatuje, umukuru, n'ubu sindiyumvisha ikintu cyaba cyarambuye gade ubuzima. Nyine nsigaye mporana ubwoba, nibaza mvuga nti se ni iki kiri kujya mbere? Ibaze ko telefone isigaye isona, nkatekereza ko hari undi muntu wo mu muryango upfuye,
nsigaye nikanga telefone mpuruza buri kanya. Dirana ati ngo iki bebe, wari uzi ko utwite ariko uko guhungabana, uko guhangayika uzi ko bishobora kugira ingaruka ku mwana wanjye? Rayira toya, humura, nibyo ndabyumva bishobora kugira ingaruka ku mwana wacu, ariko ngiye kugerageza basi ni controle ndebe ko hari ibyo byibura narenga. Gusa nyine mfite ubwoba, ntabwo ntuje. Ibaze ko telefone yagira sona, nabona ari umuntu wo mu rugo umpamagaye, atangira kwibaza ati se noneho kuri iyi nshuro ninde upfuye? Dirana ati bebe, ibyo nta kibazo, kandi bikomeza no kubitekerezaho. Imana nizi buri kimwe, ni nayo izi impamvu ya buri kimwe. Arimo aganira n'umugabo we Dylan, telefone ya Dylan irasona, gahera kagasohoka akajya kuvugira hanze kuri telefone. Dylan asohoka asa n'ubona ko ari guhengereza areba hirya no hino, kavugira kuri telefone asa naho yihishe umugore we Layla. Yitaba telefone agira ati wowe kuba umpamagara cyane, ntuzi ko mba ndi mu rugo, uragira ngo umugore wanjye azamenye ko njye nawe hari ikintu dupanga? Undi ati ariko njye ntabwo nari kwerekwa ko uri iwawe mu rugo, none se guhera mu gitondo nturamvugisha, nturanambaza uko niriwe, nose wumvaga ntagukumbuye? Dirana ati ariko rero nawe mbabarira rwose, jya witwararika. Igihe cyose ndi iwanjye jya wihangana pe, sibyo Bianca? Bianca ati ariko Dylan, ujya wibuka yuko ngukunda, njye ngukunda ntitaye kuri umugabo w'umugore, nta nubwo nitaye ko ejo bundi ugiye kwitwa papa, ngukunda as mine. Rero iyo maze umwanya munini ntarakuvugisha mba numva ntatuje. Ubu tuvugana rwose ndi hafi y'iwawe, nicaye mu modoka, niba ugira ngo ntibize kuba bibi, kora uko ushoboye ungereho, byibura nanakubona. Niyo nakubona byonyine biraba bimpagije. Dirana ati ariko se Bianca, nk'ubu ngubu Layla aramutse asohotse nko mu gipanga akatubonana? Bianca ati ibyo ntacyo bimbwiye, kwanza ngwino ndakwereka ahantu tujya. Ibyo bintu byo buri gihe ubu ndatura umugore wawe Layla Layla Layla, Layla yabaye Layla. Layla ndusha iki? Ubwiza se, amafaranga, iki? Dirana ati nibyo pe, ntago akurusha amafaranga kuko urayamurusha, ariko byibura mwubahire ko ari umugore wanjye, mwubahire ko namuhisemo, ibyo byonyine ntibibaye? Ndati no way, how? Nanjye rega nakubera umugore, ntago wankangisha isezerano? None se ni bangahe barigeze kandi uyu munsi baritatiriye? Ni bangahe batandukanye n'abagabo babo? Njyewe icyo nkeneye ni kimwe, mu rukundo rwawe umpe time yawe, umpe agaciro. By'umugore wawe byo ntibindeba. Dirana ati Bianca, basi iminota mike ndaje ibintu tubiganire, twe kuvugana kuri telefone. Dirana ahera kakinjira
usanga umugore we rwose akiyicariye, aramwegera akavuga ati nose bebe ko hari ahantu ngiye gatoya kandi ntazi igihe ndi butahire, uraza kwihangana uba uri hano wenyine ko mbona nshobora kuza kubamo bize by'igihe kinini. Rero ati nta kibazo mugabo mwiza, upfa kuba nyine uri butahire igihe, genda yitaho ntugire ikibazo. Diranata ariko nyine jya umenya ko mba ngomba kuba ndi iruhande rwawe, dore uranatwite ushobora no kuba wagira ikibazo. Rayirato humura, ngize n'ikibazo utari hafi nahamagara Lucas nawe yaba ari hafi yanjye. Diranata ariko ibuka yuko na muramukazi wawe aratwite, kano kanya wirengagije ko na Jenta atwite se? Rayira ati kandi koko mise nibuka ko Jenta ahubwo we inda yiwe ari nk'uruko yanjye, niba mbyibuka neza inda ye ishobora kuba andusha nk'amezi 2, kandi urumva w'inda ye ifite amezi 8, mba warabura igihe gito ngo abyare. Ni kuvuga ngo rero Jenta niwe ukeneye ubufasha cyane kurusha njyewe, so njyewe 6 ni haracyari kare, ahubwo buriya wa mugani Lucas niwe udakwiye kuva iruhande rw'umugore we. Kwanza begenda uranyibukije reka nihamagarire Jenta. Behera ko afata telefone, Diran nawe ahera ko agenda ahamagara muramukazi we Jenta, bagatangira kuganira kuri telefone. Jenta ahera ko abaza Layla akavuga ati kandi se Belse bite kumpamagayira, ndaterega mba ngukumbuye, ati mba ngira ngo umenye nuko umeze. Nyuma yo kuzika Gadi nahereye ko ngenda numvaga nyine ntatuje, gusa nyine n'ubu sindatuza. Jenta ati byihorere, ndatekereza kuri musaza wawe, nakibuka ukuntu twari dusigaye tubanye, nkumva ndasa naho nahombye ikintu kinini mu buzima bwanjye. Era ati byihorere ntabwo ari wahombye gusa Jenta, natwe twarahombye, twahombye umuntu ntazi uburyo nyine namusobanura, twahombye umuntu ntazi uburyo nyine, mana yanjye I don't know how I can say it, ako nyine Gadi ntabwo kugeza ubu ntabwo ndiyumvisha ko imfura ya mama itakiriho. Jenta ati basi ibintu reka twe kubiganiraho, ndumva bishobora kutujyana ahantu hatari heza, kandi twembi turatwite, bishobora kwafekita abana dutwite, ahubwo wari uri aho umeze neza, akana karatera neza mu nda. Layla aseka abwira Jenta akavuga ati cyane pe, ibintu byose ni amahoro, ahubwo se wowe bite? Asedi wagiye kwinyuza muri ecography, wamaze kumenya umwana uzabyara? Jenta ati cyane, ndabizi nzabyara umuhungu, maze twamuje no kumushakira amazina, ndatoyeze. Sure, ndati cyane rwose, ahubwo ubu ngubu ego ko iminsi yanjye irabarirwa ku ntoki, ndabura ibyumweru 2 ngo mbyare. Rayira ati byonyine ko wihuse se, numvaga rwose undusha igihe gitoya nk'amezi 2 yonyine, none urandusha amezi 2 hafi n'iminsi. My God, ako disi uwo muziranenge naze, njye numva nikumburiye guterura agahinja. Jenta ati humura ni vuba rwose nkamuguhereza ntugire ikibazo. Rayira ati mana yanjye sinjye uzarota, ahubwo se ku munsi wo kubyara uzambwire nzabe mpari.
undi ati rwose nta kibazo. Tuve kuri abo ngabo twigarukire kuri Dylan, aho aba ari kumwe na Bianca, aragenda akinjira mu modoka, Bianca agahera ko yakserera imodoka, baragenda bakinjira muri hoteli ahantu, bakinjira mu cyumba, tangira kuganira, Bianca abwira Dylan uburyo yari amukumbuye, Dylan nawe amubwira ukuntu yari amukumbuye, ubona urukundo ruhari ku mpande zombi, yewe bameranye neza nta kibazo. Bianca ahera akaganira na Dylan, akambwira ati ariko Dylan, hari ikintu nshaka kukubaza. Turi kuganira, tumaze umwanya tuganira, ariko amaherezo yawe nanjye ni ayahe? Ese nzakomeza kukubera inshoreke muri ubu buryo? Dylan ati Bianca, urabizi nagukunze nkikubona, kandi njye nawe twamenyanye hashize iminsi mike mvuye mu murenge. Nakubeshye iyo nza kugira amahirwe nkahura nawe mbere y'uko njya mu murenge, sintekereza ko nari gukora ubukwe, nari buhindure intekerezo, kuko nkikubona byonyine byatumye intekerezo zanjye zivanga, ibyo natekerezaga byose nsa naho mbihinduye, nyine numva mu mutwe wanjye nta kindi kintu kirimo uretse wowe. Ikintu kinezeza ni uko utigeze wanga kunyumva, kandi wanyumvise ukubaha ubusabe bwanjye, kandi nkanagushimira ko wemeye kunkunda uko ndi. So ibintu ubaza rero byose ndabyumva, harimo no kwibaza ati iherezo ryanjye nawe ni irihe? Bianca, ese wamihirwe umugore wanjye Raila akabanza akabyara, hanyuma nyuma njye nawe tugashaka ukuntu twakibanira? Bianca ati none se umugore wawe uzamuta? Uzaka gatanya se basi? Dylan ati keretse icyo udashaka, niba ari gatanya iyo niyo nzayaka, ariko ngomba gushaka impamvu. Ntabwo kano kanya umugore wanjye nta nubwo turatongana, ntarambwira nabi, mu gihe tumaze njye nawe tubana ntabwo arambangamira. Rero ni umugore mwiza pe, ariko nanone ntabwo mukunda nk'uko ngukunda, we ngukunda kurusha uko nkunda Raila. So niyo mpamvu rero ubusabe bwawe ari ingenzi kuri njyewe, ahubwo uri tayari? Urumva uri ready kumbera umugore? Umugore wanjye arabura igihe gito cyane ngo abyare, amezi 2 ntabwo ari menshi. Wareka nyuma y'uko umugore wanjye abyaye akaba aribwo njye nawe tugenda? Kuko ubu ngubu sinamusiga muri situation arimo, arakuriwe. Bianca turansezeranya ko uzaza njye nawe tukabana? Dylan ati ndagusezerana baby, ndagusezeranya rwose. Sure? Undi ati cyane rwose ndi sure. Bianca ahera akakishima, akamusoma, akamubwira turakoze be. Iminsi iragenda ikicuma, Jenta rero ari mu rugo, afatwa n'ibise, mama Lucas ndetse na Lucas bakamujyana kwa muganga, bagerayo ku bw'amahirwe Jenta abyara bitagoye,
umwana rero baherako bamwita Bright. Ginta areba umwana we wa kabiri w'umuhungu mwiza uteye ubwuzu, mu mutima akumva ashimye Imana. Bakiri muri ibyo byishimo, Layla nawe aba yahageze, akimureba araturika akarira, akavuga ati ariko Mana uri mwiza pe. Yitegereza muramukazi we Ginta akamubwira ati Berse pe, mu bintu byose Imana yaguhaye ujye uyishimirwa kubyara abana beza. Kandi ndebera ukuntu iki gihungu ari cyiza giteye impuhwe, ariko shya Mana ati njye ndumva nanakiruma nikijya. Aramureba kareba uburyo ari mwiza, kavuga ati Ginta harya ngo Abi yavutse ari mwiza, uyu we ndabona arenze pe. Mbega umwana mwiza, ese ubu nanjye nzabyara umwana mwiza gutya? Mbabarira umbwire. Ginta araseka akavuga ati erega Imana niyo iguha, Imana iraguha nimugura, gusa nawe ngusabiye umwana mwiza. Ni ukuri Imana izaguha umwana mwiza kandi nawe wifuza. Layla we nta nubwo aba ashaka gukura ijisho kuri Bright. Buri gitondo buri mugoroba aba yumva yakomeza kureba Bright. Igihe kiragera rero kwa muganga bakabasezerera. Bari mu rugo rero bakiri ku kiriri, Ginta asa n'ugiye koga. Nyirabukwe ari we mama Lucas mu mutima ataha ngeze amahirwe ugiye koga. Yinjira mu cyumba aho umwana Bright aba aryamye, akavuga ati uyu nguyu we ngiye kumwica akiri uruhinja, ntago natuma agera nk'aho Abi yari ageze, reka mbirangize vuba. Aba afite akantu gahora gapfunyitse ku mwenda aba yambaye, akora muri ka gapfunyika ke agatamika umwana w'uruhinja, yarangiza agahera kagasohoka. Inkuru yacu reka tuyisubikire ahangaha. Ese uyu mwana Bright, umwana wa Ginta, nyuma y'uko mama Lucas agize ibyo amutamika, aho uru ruhinja rurabaho nangwa nawe arakurikira mushiki we Abi? Ese mubona iherezo rya mama Lucas ari irihe? Byose rero ni mu bice bizakurikira. Inkuru yitwa Inzitane, njyewe nitwa Atete, ni njye uyandika kandi ni nanjye wibagezaho.